twongeye twabasuhuje bakunzi bacu n'abashimira abakoze subscribe. Niba utarayikora nawe ndagusaba kuyikora kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ubushize hari mugenzi wacu wadusabye kubasobanurira inzozi zo kurota bagufunze cyangwa se kurota ipingu. Birashoboka ko barazirose cyangwa se utaranazirota cyangwa se uzanazirota. Izi nzozi zifite ubusobanuro bugiye butandukanye bitewe n'imyemerere cyangwa se imyizerere, ahubwo se waba wibaza icyo byaba bivuze? Reka tubirebere hamwe nguhaye ikaze. Kurota ipingu cyangwa se gufungwa bishobora gusobanura kubura umudendezo. Kubura umudendezo w'ikintu runaka cyangwa se hakaba hari ikintu kikubuza gukora ibintu waba ushaka mu buzima bwawe. Kurota wambaye ipingu cyangwa se gufungwa bishobora gusobanura nanone kuba mu bibazo. Hashobora kuba hari ibibazo bikugoye gukemura cyangwa se ibindi bibazo ufite mu buzima bwawe busanzwe. Kurota wambaye ipingu nicyo kintu byaba bisobanura. Kurota wambaye ipingu nanone cyangwa se gufungwa bishobora gusobanura kuba uri mu bibazo. Kuba uri mu bibazo bya buri munsi. Urugero nko kuba hari ibibazo bikuremereye bikugora gukemura mu buzima bwawe bwa buri munsi cyangwa se n'ibindi bibazo ushaka kubigira mu buzima bwawe. Nanone kandi kurota wambaye ipingu cyangwa se kuba wafunzwe bishobora gusobanura umuhangayiko, guhangayika muri wowe cyangwa se n'ibibazo byinshi byaba bikuremereye muri wowe. Ushobora kuba ufite ubwoba bwinshi cyangwa se ibitekerezo byinshi. Nanone kandi izi nzozi zo kurota wambaye ipingu cyangwa se kuba bagufunze bishobora gusobanura kumva ufite umutwaro muri wowe, uremerewe mu buzima bwawe, uremerewe. Urugero ushobora kuba uremerewe n'ikintu runaka, ufite inshingano zikuremereye cyangwa se n'ibibazo mu buzima bwawe byaba bikuremereye. Nanone kandi kurota wambaye ipingu cyangwa se kuba wafunzwe bishobora gusobanura gutinya ingaruka. Urugero ushobora kuba ufite impungenge z'ikintu runaka cyangwa se z'icyemezo wafashe mu buzima bwawe. Izo mpungenge ufite zishobora kuba zisobanura izo nzozi waba warose zo kurota wafunzwe cyangwa se bakwambitse ipingu. Nanone kurota wambaye ipingu cyangwa se wafunzwe bishobora gusobanura kuba ugenzurwa n'abandi. Ushobora kuba ugenzurwa n'umukunzi wawe, ushobora kuba ugenzurwa n'abantu runaka, ushobora kuba ugenzurwa n'ibintu runaka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Izi nzozi kandi zo kurota wambaye ipingu cyangwa se kurota bagufunze zishobora kwerekana kugirwa inama no kwitwararika. Kwitwararika mu buzima bwawe bwa buri munsi, kwitwararika mu byo ukora cyangwa se mu bantu mugendana, cyangwa se zikaba zishobora kukwereka ko ugomba kwitondera ibintu urimo cyangwa se ibintu runaka. None kandi izi nzozi zo kurota wambaye ipingu cyangwa se bagufunze bishobora kwerekana ko uri kwicuza amakosa amwe wakoze mu buzima bwawe cyangwa se n'ubu ngubu wakoreye abandi cyangwa se ahandi hantu. Bishobora kukwereka ko uri kwicuza ayo makosa. Hashobora kuba hari iby'amarangamutima yawe ari kugusubizamo. Mwabyumvishe rero. Icyo nakubwira rero, ntukihutire kumva ko nyine koko bagufunze cyangwa se bakwambitse ipingu. Niba urose izi nzozi, icyo wakagombye gerageza kureba ubuzima bwawe, ukontorore ese ubuzima bwanjye buhagaze bute. Kuko akenshi mu nzozi biba bishatse kukwereka nyine ko ari ubuzima uri gucamo cyangwa se uzacamo. Imana ikabiri kubikwereka ariko gahoro gahoro bikaza mu bitekerezo byawe ufite ariko biciye mu nzozi. Kandi nanone urebe se mu buzima bwanjye hari ibibazo cyangwa se imihangayiko. Niba nawe rero warigeze kurota ufungwa cyangwa se wambaye ipingu, andika mu gice cyo hasi cya comment utubwire uko byari bimeze. Ese byari bimeze gute? Ugikanguka se wiyumvishe gute? Kandi nanone niba wakunze iyi video ndagusaba kanda like, share ndetse na comment kugira ngo tuzijye dukomeza kubana no mu bindi biganiro. Niba warakunze kurota inzozi zigiye zitandukanye watwandikira muri comment tukakubwira ubusobanuro bw'inzozi waba wararose. Mwakoze cyane kudukurikirana, wowe twabanye kugeza kuri uyu musozo. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.